Tuguhaye ikaze nshuti mukunzi wa B&E, turagushimira cyane kuba udukurikirana. Ubu ni uburyo bwo kukwereka uburyo duturagisha imishwi, inkoko n'ibindi. Izi nkoko ureba aha ngaha zaraye zivutse nimugoroba, ubu ni mu gitondo turimo turazikurikirana, turaziha ibiryo n'amazi kugira ngo zibashe gutangira. Ariko si icyo tugendereye cyo kukwereka uburyo izi nkoko zikurikiranwa cyangwa se uburyo zivuka. Turashaka kugufasha kugira uruganda iwawe nawe, nimba ubishaka cyangwa se nimba ubona ntacyo bitwaye uruhare rwawe kugira ngo nawe ubashe gutangira ubworozi bw'inkoko, twaguha ngizi nimero wahamagara kugira ngo tugufashe, tukagufasha kugira ngo ubashe gutunga imashini iwawe ikora cyangwa se igaturaga imishwi. Izi ni inkoko zaraye zivutse, uko uzireba zavutse uyu munsi nimugoroba, ngira ngo urabibona nawe kandi wakomeje kwitegereza. Ku ifoto twatangiriyeho harimo inkoko nkuru, izi ngizi ni zimwe mu zavutse ubu uyu munsi nimugoroba, ariko dufite n'izindi zikuze ndetse turacyaturagisha n'izindi. Uramutse ubishaka cyangwa se ushatse kudukontakita, ushaka imashini cyangwa ushaka imishwi, waduhamagara tukakugezaho ibyiza nawe ugatangira uruganda iwawe ruturaga imishwi. Ni ku giciro gitoya, dukora imashini z'ubwoko bunini cyangwa ubutoya biterwa n'uko ubushobozi bwawe bungana, kandi twakwizeza ko ibi byose birakora kandi bigakora neza. Iyi mishwi uburyo umuntu ayifata neza rero ni ukuyiha amazi, ibyo kurya. Ubona nk'izi nkoko zimaze amezi 4 gusa, ariko izi ngizi nizo za mishwi nakubwiraga nimugoroba ikimara kuva mu mashini. Ni gutya yari iri kwirukanka, twayishyize hanze irabanza iridagadura irirukanka, ni gutya yari imeze turi kuyikuramo. Noneho rero nawe nimba ushaka ko tugufasha cyangwa se tugukorera, ni ukuduhamagara cyangwa se ukatwandikira tukagufasha. Nimero nabahaye kuri WhatsApp ni nayo nkoresha buri munsi mu buzima busanzwe, ukambwira nkagukorera komande, nkagukorera imashini cyangwa se tukagufasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo nawe ubashe gutunga imashini yagufasha kugera ku iterambere. Kandi ibi bintu ni byiza kuko inkoko zirakenewe hano hanze. Inkoko ni isoko rinini, ntabwo warihaza, ndetse n'abandi bazamo ntabwo babasha kurihaza. Niyo mpamvu rero gukora uyu mushinga w'ubworozi bw'inkoko ni umushinga udahomba kandi udasubira inyuma. Duhamagare tugufashe nawe utangire.